nongeye kubasuhuza mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Safari Live, tubagezaho byinshi bitandukanye. Uyu munsi tugiye kurera hamwe umwe mu banditsi bakomeye cyane, ibitabo bye byarizwe yaba mu mashuri atandukanye ndetse n'ubu ngubu birakigwa. Ni ibitabo byagize inyunganizi koko yafashije uburezi buremamo ubumuntu, buremamo ubuhanzi n'ubugeni, buremamo ibintu byinshi. Abashakashatsi ndetse n'abanditsi benshi bagiye bafata ibyo bitabo nk'intangiriro y'imiterere yo kwandikamo ibitabo byabo ndetse no kwitinyura kugira ngo bagere ahantu bava ndetse n'aho bagera. Tugiye kumurebera hamwe ni William Shakespeare. Uyu mugabo William Shakespeare, amateka amwe make mu mateka ye. Njye turi kumwe mu kiganiro, ndi Josué Ishimwe. Iyi ni Safari Live. Niba utarakora subscribe, umwanya n'uyu nguyu kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bigenda bikugeraho. William Shakespeare, uyu ni umugabo w'umwongereza ndetse wavukiye mu gihugu cy'Ubwongereza, mu bwami bw'Ubwongereza cyangwa se United Kingdom. Uyu mugabo William Shakespeare yabaye umusizi ndetse n'umukinnyi w'amakinamico. William Shakespeare yavutse ahagana mu mwaka w'igihumbi 1564, avukira ahitwa Stratford upon Avon, akaba ari nk'uko twabivuze mu bwami bw'Ubwongereza. Uyu mugabo rero mu 1564 niho yabonye izuba ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane. Yaje kubura ubuzima bwe cyangwa se yapfuye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ubundi 616 ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane n'ubundi. Apfa afite imyaka 54. Gusa mu gihe cy'ubuzima bwe yakoze byinshi by'agatangaza bitanakorwa n'abantu bamaze imyaka myinshi, nibyo tujye kurebera hamwe muri rusange. Ngo yanditse ibitabo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bigera ku bihangano bigera kuri 38, ndetse yandika amasoneti cyangwa imivugo n'ibindi bihangano byo gukina bigera kuri 154. Byose hamwe bavuga ko ari byinshi, ariko uko byumvikana ni ibintu byari byinshi cyane yari yaragiye yandika. William Shakespeare amaze kugira imyaka 18 yashakanye n'umugore Anne Hathaway. Uyu mugore Anne Hathaway bamaranye igihe gitoya, babyaranye abana 3 bose b'abakobwa, harimo uwitwaga Susanna cyangwa Susan ariwe wa mbere, ndetse n'impanga 2, harimo uwitwaga Hamnet ndetse n'uwitwaga Judith. Mu mwaka w'igihumbi 1545 ndetse n'igihumbi 1592 niho yagize iterambere mu buryo bukomeye, nyuma y'uko yavuye aho ababyeyi be bakoraga akazi gasa nk'aho gaciritse, maze yegera umujyi atangira kwandika ibitabo bye no kwitinyura. Yaje kubona ako kazi rero mu gihugu cye mu murwa mukuru i Londres, aho yakoraga muri company cyangwa se muri society ya Lord Chamberlain. Yaje kwitwa umwami wa kigabo cyangwa se umwami w'ibitekerezo kubera ibitekerezo bye byiza ndetse n'ibintu yandikagaho. Yandikaga ku iyobokamana, imyumvire y'abantu, imibanire, ibyerekeranye n'imbonezamubano, ndetse akanandika ku bintu bifite aho bihuriye n'amajyambere rusange. Ahangaha mu Londres, mu murwa mukuru w'igihugu cye, yahagiriye amahirwe ko yari afite akazi keza ndetse akunzwe, arahaba kugeza ahagana mu mwaka w'igihumbi 1613, mbere gato y'imyaka 3 kugira ngo ave hano kuri iyi si. Mu mwaka w'igihumbi 1558 kugera mu mwaka w'igihumbi 1613 niho hari William Shakespeare yagize ibihe bye byiza by'ubuzima, dore ko yanditse ibitabo bitandukanye ndetse n'ibitabo bikomeye, harimo nk'icyakunzwe cyitwa Romeo na Juliet. Iyi nkuru ishishikaje kandi yasomwe n'abantu benshi, yakiniwe mu mafilime atandukanye, yamugejeje ku rwego rukomeye cyane, ndetse iza kugira ibyo ifasha ku bantu bafite imiryango n'amoko asa nk'aho ahanganye. William Shakespeare yanditse ibitabo bitandukanye, ibyinshi muri byo byagiye bisomwa kandi bigakundwa. Nanone William Shakespeare yari umukristo. Yaje kubatizwa ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane mu 1564 mu itorero ry'ubutatu ryera cyangwa se Trinity Church. Uyu mugabo rero William Shakespeare, urebye ni ibyo by'ingenzi nanone byagiye bimuranga.
ibindi by'ingenzi wamenya kuri William Shakespeare ni uko yari umugabo utuje kandi ugira umurava mu byo akora. Nanone kandi ngo William Shakespeare ashobora kuba yaranditse inyandiko nyinshi, zimwe na zimwe rwose zikaba zaragiye zitunganywa na nyuma yaho. Ikindi wamenya kuri William Shakespeare, uretse igitabo cya Romeo na Juliet benshi bazi, iki gitabo kivuga inkuru y'imiryango ibiri y'aba Capulet ndetse n'aba Montague bari bafite aho bahanganiye. Umwe mu abana babo babiri witwaga Julien witwaga Romeo baza gukundana ariko bigoye. Nuko gukundana byarangiye bakoze ubukwe bwabo mu ibanga ndetse basezerana ko bazabana. Gusa umukobwa yaje guhatirwa gukundana n'undi muhungu wo mu wundi muryango, birangira kugira ngo yifuze kubana nawe yiyahuye, mu gihe yumvaga ko n'umuhungu nawe yari yatoretse kubw'impamvu z'uko bashaka kumukura mu gace babagamo. Nyuma y'uko umuhungu yumvise ko umukobwa yiyahuye, ariko mu by'ukuri uyu mukobwa yari yiyahuye, yari imiti yari yanyoye kugira ngo abe yasinzira igihe runaka, nawe yahise yiyahura. Mu gihe rero yageraga ku icyo aho yumvaga ko yiyahuriye umukobwa, umuhungu nawe akiyahura ariwe Romeo, Juliet nawe atarimo akimara kumva ko umukunzi we yarangije kwiyahura ari wazize, nawe yahise amukurikira. Byaje kuvamo rero inkuru ibabaje ariko ituma abantu batekereza, maze bashaka uburyo bahuza imiryango yombi, ndetse imiryango yose itekereza ku rwango rwari ruhari, ibona ko ari agaciro kuko abana bari baraharaniye ku urukundo nk'ipfundo ryari ryabafashije kuva mu bibazo bitandukanye. William Shakespeare yanditse ibitabo bitandukanye tutarondora, harimo nk'ingiyi inkuru yakunzwe cyane n'abantu batandukanye ya Romeo na Juliet. Yaje kwandika ibindi bitabo bitandukanye, harimo nk'icyitwa A Tragedy Story. Yaje kwandika ibindi bitabo bindi, harimo nk'icyitwa Think and Grow Rich. Aza kwandika icyitwa Between Friends, First Love, 20 Years After, ndetse n'ibindi byinshi, The March of Venice, amasoneti, uburyo bwo yabaragamo imivugo ndetse n'inkuru zanditse mu buryo bw'ikinamico, ndetse n'ibindi byinshi. William Shakespeare yari n'umwami w'inyandiko w'umwongereza. Ikindi bakaba baramwitaga the Back of Avon, cyangwa se Back wa Avon. Ikindi bamwitaga England's National Book. Ubwo yari umugabo rwose w'umwongereza ufite ibitabo mpuzamahanga. Ngayo nguko ya William Shakespeare, umugabo wamamaye cyane, wavutse ahagana mu mwaka w'1564, akaza kuva ku isi ahagana mu mwaka w'1616, ku myaka 52 agakora ibintu by'agatangaza. Komeza ukurikirane Safari Live, ibiganiro byayo bitandukanye. Wibuke gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ibyiza bijye bikugeraho. Kuri mikoro na Josué Ishimwe, mugire amahoro, mugire impagarike n'ubugingo.